Ndabasuhuje bene data, inshuti bavandimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Nubwo turi mu bihe bigoye, ibihe byo kuguma mu rugo, ibihe tutarimo guterana mu materaniro nk'uko dusanzwe tubimenyereye, ariko nabwo ntibitubuza gusenga. Dusoma ijambo, turasenga, kuko turi mu gihe cyo kwirinda icyorezo cyugarije isi cya coronavirus, ndetse n'igihugu cyacu kirimo mu bo cyugarije. Ariko nanone dusenga Imana. Reka rero nongere mbasuhuze nezerewe cyane, kuko Imana iduhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera imbabazi z'Imana twamenye. Kwizera imbabazi z'Imana twamenye. Kumenya Imana nibwo bwenge. Niko ijambo ry'Imana riduhamiriza ko kumenya Imana ari bwo bwenge. Ubwenge umuntu yaba atunze bwose, uko umuntu yaba yaramenye ubwenge kose, uko yaba byiyumvamo cyangwa uko abantu baba babyumva, ariko ijambo ry'Imana ryo riduhamiriza ko kumenya Imana ari bwo bwenge. Ko umuntu wamenye Imana ari we munyabwenge, kandi ko kumenya Imana ari byo bitanga ubwenge buboneye, ubwenge Imana yishimira. Rero twizera Imana twamenye. Twizera Imana twamenye, kandi Imana tuyimenyera mu ijambo ryayo. Mu ijambo ry'Imana honyine niho tubasha kumenya Imana no kuyisobanukirwa. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo kwizera guheshwa no kumva, kandi no kumva ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo. Rero Imana tuyimenyera mu ijambo ryayo. Twavuze rero kwizera imbabazi z'Imana twamenye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva ibice 34 umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. Uwiteka anyura imbere ye aravuga ati, arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo bibihe 1000. Uwiteka yibwiye Mose, amwibwira muri ayo magambo, amubwira izina rye ati, ndi Uwiteka. Arangije aramubwira ngo ni ngewe ugumanira abantu imbabazi. Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi. Mu butunzi bukomeye Imana ifite kandi ifitiye twebwe ni imbabazi. Imana ifite imbabazi nyinshi. Imana ni umutunzi w'imbabazi, ntizirangira. Izo mbabazi zayo ntago zishira, ntago zihinduka. Niyo mpamvu yabwiye Mose, iramubwira ngo imbabazi zanjye nzigumanira abantu kugeza ku bisekuruza, kugeza ku buzukuruza bibihe 1000. Yesu nashimwe. Rero kimwe mu butunzi bukomeye ndavuze ngo ni imbabazi. Imana itunze imbabazi, kandi ni twebwe izitungiye, ni twebwe izigumanira ibihe bidashira. Mu bihe byose abantu bakenera imbabazi z'Imana. Bene data, inshuti bavandimwe, uko umuntu yaba ameze kose, icyiciro umuntu yaba arimo cyose, ubwoko bwe ubwo ari bwo bwose, igihugu yaba atuyemo icyo ari cyo cyose, umuntu wese akenera imbabazi z'Imana. Mu bihe bitandukanye umuntu wese akenera imbabazi z'Imana. Ariko nubwo umuntu akenera imbabazi z'Imana, kubyizera ko Imana igufitiye imbabazi, kubyizera ko Imana igumanira abantu imbabazi kandi nawe urimo, niyo nzira yonyine ituma izo mbabazi uzakira. Yesu nashimwe. Imbabazi z'Imana izifitiye ababyizera. Ushobora gusenga, ugasenga cyane. Ushobora kwiyiriza iminsi myinshi. Ushobora gukora imirimo myiza. Ushobora kuba umukristo imyaka myinshi, ariko imbabazi z'Imana, inzira yo kuzigeraho, yo kuzakira, ni ukuzizera. Ni ukwizera ko Imana izigufitiye. Yesu nashimwe. Kwizera izo mbabazi z'Imana nibyo ngira ngo uyu munsi tubyumve, tubyakire, tubifate. Natangiye mvuga ngo turi mu bihe bikomeye, igihe isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Abantu bakivuzeho amakuru atandukanye, na n'uyu munsi tucyumvaho amakuru atandukanye.
ariko reka nkubwire, ibyo wakumva byose, ibyo watekereza byose, ibuka Imana idufitiye imbabazi. Imana iraturinda, Imana iraturengera. Aho uri mu rugo, muri iyi gahunda yaguma mu rugo, umutima wawe ni wakira imbabazi z'Imana, iyumvemo yuko Imana igufitiye imbabazi nyinshi. Nkivuga kuri izi mbabazi Imana ifitiye abantu, ndagira ngo dusome inkuru iri muri Matayo. Turasoma inkuru iri muri Matayo ibice 15. Iyi nkuru ivuga ku Munyakananikazi. Matayo ibice 15. Iyi nkuru itwigishe uko Umunyakananikazi yifashe ku mbabazi z'Imana. Umurongo wa 21 kugeza kwa 28. Reka dusome Bibiliya zacu. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, Mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Umurongo wa 23 ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, Mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. 27 nawe ati, ni koko Mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Amen. Uyu Munyakananikazi, iyi nkuru itubwira ko yahuye na Yesu. Yesu ngo arahava, niko ijambo ryatangiye ritubwira. Ava aho yarari. Aho yarari ku gice kibanza hatwereka ko Yesu yararimo kuhakorera ibitangaza bitandukanye. Hatwereka yuko Yesu yagaragaje imbaraga ze mu buryo butandukanye. Ariko ngo arahava ajya i Genezareti. Ageze i Genezareti ahahurira n'abafarisayo n'abanditsi baturutse i Yerusalemu. Abangaba bari bamaze kumenya yuko Yesu ariho ageze. Ariko uko Bibiliya bitwereka, aba bantu ntibazanywe no kureba Yesu ngo bagirire imbabazi, ntibazanywe no gushaka Imana mu mitima yabo. Sicyo cyabagenzaga. Icyagenzaga aba bantu ni ukugisha Yesu impaka ku byanditswe, kuko babaga bafite imizingo y'ibitabo, babaga bazi ko ari intyoza mu byanditswe, bagashaka kugisha Yesu impaka n'imbere y'abantu bahari. Yesu avugana n'aba bantu yarabamenye. Ntabwo ushobora kugisha impaka Imana, ntushobora kugisha impaka ijyanye n'ijambo ry'Imana urigisha nyiri ijambo. Izo mpaka ntabwo wazitsinda. Abafarisayo n'abanditsi Yesu yarabatahuye, ndetse abo bantu baruhijwe n'ubusa, kuko baruhijwe n'impaka. Ntabwo baruhijwe nibura no kwakira imbabazi z'Imana, ukwakira urukundo rw'Imana, kuko Yesu yazanywe no kuruhura abarushye, no gutanga urukundo rwuzuye rw'Imana. Ariko abo bantu sicyo cyabazanye, bazanywe no kujya impaka kandi barazijya. Bene data nshuti, uyu munsi waba uri mu rugo, uyu munsi waba nawe mu mutima wawe harimo impaka, bitewe na situation turimo, bitewe n'ibintu ureba bigukikije, bitewe n'ibintu ureba bikugoye. Ariko reka nkubwire ijambo ryiza uyu munsi, Imana igufitiye imbabazi. Icyo Imana ishaka ni ukwibwira ngo mbabarira. Imana ifite imbabazi zikemura ibibazo ureba bigukikije. Imana ifite imbabazi zihindura amateka yawe uyu munsi. Imana igufitiye imbabazi zitanga igisubizo kuri buri kibazo cyose wibaza. Rero Imana ikeneye kuvuga ngo mbabarira. Hanyuma Yesu ageze i Genezareti, mbere yaho yakoze ibitangaza, ariko ahangaha ntabwo ntiyashoboye kuhakorera ibitangaza, kubera ko yahasanze abantu batiteguye kwakira ibitangaza. Abo yahasanze ni abantu biteguye kujya impaka gusa. Arangije arababwira, arabamenya, asobanukirwa imitima yabo, arababwira ngo mwandyarya mwebwe muri indyarya. Arababwira ngo Yesaya yahanuye ibyanyu,
muri ibyo bitabo mufite, muri ibyo byanditswe muvuga, ntimwisobanukiwe yuko abo Yesaya yashakaga kuvuga ari mwebwe mwandyarya. Arababwira ngo ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Yesaya yarabyanditse. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ati Yesaya yarabyanditse. Rero ati mwebwe ibyanyu Imana yabimenye kera mutaranabikora. Yesu ashimwe. Yesu arondora imitima. Yesu amenya ibiri mu mutima w'umuntu. Ariko Yesu mbere yaho mu gice cya 6 muri Matayo turimo gusoma, abigishwa baramubarire ngo ariko twigisha gusenga. Abigisha gusenga. Arangije mbere yuko ajya kubigisha isengesho, ababwira ibice 3 by'abantu basenga. Igice cya mbere arababwira ngo ni igice cy'abantu basenga ariko ari indyarya. Izo ndyarya arababwira ngo ni abantu bakunda gusenga bahagaze ahantu abantu babareba, kugira ngo abantu babarebe, abantu bagasenga muri ubwo buryo kugira ngo abantu babarebe. Yesu arababwira ngo rero icyo ni icyiciro cy'indyarya, ntimugasenge nkabo. Arangije ababwira icyiciro cya kabiri, arababwira ngo nanone ntimugasenge nk'abo muri kiriya cyiciro kindi. Kiriya cyiciro cy'abandi bantu ni abapagani, barasenga ariko ni abapagani, ngo bavuga amagambo menshi bayasubiramo, ngo ahari bakeka yuko ari bwo Imana yabumva. Aravuga ngo ariko iso uba mu ijuru areba n'ibyahiherereye. Yesu nashimwe. Ngo areba n'iby'imitima yanyu itekereza mutaranabivuga. Yesu arangirira arabayobora ngo mwebwe nimujya gusenga mujye mubitekereza neza, mufate uwo mwanya, mubiha agaciro, mushake imbabazi z'Imana, mujye imbere yayo, so ureba ahiherereye azabagororera. Yesu nashimwe. Bene data nshuti bavandimwe, tugomba kumenya gusenga. No muri ibi bihe turimo bigoye, noneho turihereye, noneho twihereye mu ngo zacu, noneho twihereye mu miryango yacu, noneho twihereye mu mazu yacu. Ahangaha rero dufite n'uburyo bwo kwihererana n'Imana tugasenga, tutameze nka bya byiciro bindi bibiri, atari byo duharanira, ahubwo duharanira kugira ubusabane n'Imana ifite imbabazi kandi zifitiye twebwe. Uyu munyakananikazi dufite ibintu twamwigiraho. Yari yifitemo indangagaciro ngiye kuvuga twamwigiraho. Wamwigiraho we wa mugabo, wamwigiraho we wa mubyeyi, wamwigiraho uri umusore, wamwigiraho uri umukobwa w'inkumi, wamwigiraho icyiciro waba urimo cyose. Uyu munyakananikazi yari yifitemo indangagaciro nziza, umuntu wese yamwigiraho zikamufasha. Icya mbere yari afite amakuru yizewe. Ubu ngubu abantu basenga babona amakuru batabasha kuvangura. No muri bino bihe murabona amakuru ni menshi ku cyorezo cya coronavirus, amakuru ni menshi cyane. Ariko twebwe nk'abantu bamenye Imana, twebwe nk'abantu bayoborwa n'ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya, tugomba kugira amakuru yizewe. Imana ifite imbaraga, Imana igira urukundo, Imana igira imbabazi. Iyo Mana tukayimenya, tukayisobanukirwa, tugasenga nk'abayimenye, ntidusenga amasengesho y'amatakirangoyi, ntidusenga amasengesho adondobekanya amagambo, ndetse inkuru z'ibihuha nabyo tugashaka kubikoramo amasengesho. Bene data, ntitugakore isengesho ridafite intumbero. Umunyakananikazi yari afite amakuru yizewe, ashingira ku byo yamenye kuri Yesu, aba ari byo afata arabikomeza. Arangije bimufasha kujya gushaka Yesu, ngo arihuta ajya kumushaka, ahura nawe arataka. Icya kabiri yari azi icyo akeneye. Uyu munyakananikazi ntabwo yasengaga nk'utazi ikintu akeneye. Hari igihe dusenga tukavuga amagambo menshi ariko niturase ku ntego y'icyo dushaka. Umunyakananikazi yarasobanukiwe ko ashaka imbabazi. Niyo mpamvu yavuze ngo mwami mwene Dawidi, aramuhamagara, mbabarira, nkeneye imbabazi z'Imana. Icyo Imana ifite nicyo nshaka uyu mwanya. Yari ababaye, yari afite umukobwa urwaye, ariko umutima yamwemezaga neza ko ubushobozi bwo gukiza umwana we buri mu Mana, kandi Imana izo mbabazi irazimufitiye. Icya gatatu ajya gushaka Yesu. Imana tugomba kujya kuyishaka. Abantu benshi no muri kino gihe baravuga amagambo ngo uko insengero zifunze ngo ubu ngubu dufite Imana mu mitima yacu. Nibyo, ariko uwo mutima urimo iyo Mana niwo ukubwira ngo ujye gusenga.
ujye mu rusengero, ujye guterana na bene so. Uyu munsi imbabazi z'Imana umuntu ajya kuzishaka, ujya gushaka Imana. Umunyakananikazi ntiyagumye aho yicaye, ntiyagumye aho umurwayi ari, yateye intambwe ajya gushaka Yesu. Haleluya! Yesu nashimwe. Ajya gushaka Yesu kandi aramubona, ntabwo yajyanywe n'ubusa. Iyo ushaka Imana urayibona, Imana iza abayishaka. Dawidi yaravuze ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Inzira ziri mu mitima yacu Imana ibasha kuzibona, kandi imbabazi zayo zihora witeka ikazitugezaho. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Ikindi, uyu munyakananikazi yarazi gutabaza Imana, yarazi gutabaza Imana. Yeremiya 33:3, Imana yaravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Umunyakananikazi yarazi gutabaza. Muri bino bihe bigoye, nawe tabaza, fata umwanya utabaze. Ariko si umutima wawe ubundi uratabariza iki? Erega mu mitima y'abantu harimo ibintu byinshi. Imana rero nijya no gutabara irareba mu mutima wawe ubundi uratabariza iki? Niki kiguteye gutabaza? Niki gisunika umutima wawe isengesho ryo gutabaza? Usanga n'abantu babwira abandi ati nimuze dusenge. Nibyo, ariko abubwira babwira nicyo dusenge, n'impamvu yo gutabaza. Umuntu ayiyumvemo atabaza Imana kandi iradutabara. Yesu nashimwe. Umunyakananikazi icya gatanu ntiyitaye ku magambo y'abantu. Aha muri iyi si dukikijwe n'abantu rero, kandi ntiwababuza kuvuga. Amagambo menshi usanga ari n'urucantege. Uzasenga wibwira ko abantu bakwemera, nibyo nacyo kiba ikibazo cyo kuguca intege. Uzakora umurimo w'Imana neza uzi yuko abantu wabitunganyije neza noneho bagiye kukwemera, ariko icyo nacyo gihinduka ikibazo. Abantu bagihereho bagusebye, bakuvuge, baguca intege. Uyu munyakananikazi byamugezeho, abegereye Yesu hafi na hafi, abigishwa be ngo bumvise ataka, yewe ntibanabwira Yesu ati ariko ubundi aravuga iki. Bo gusa babyumvise mu rusaku, ntibarebye n'umubabaro we. Mwene data shuti muvandimwe, ntugatekereze cyane ku bantu ko bazita ku mubabaro wawe, kuko byagukomeretsa n'umutima. Ahubwo amaso yawe yahanga Imana, umenye ko imbabazi z'Imana zihora witeka kandi razigufitiye. Umunyakananikazi ntiyaciwe intege n'amagambo y'abigishwa ba Yesu ngo muvane inyuma yacu, aradutakira, aradusakuriza. Ibyo avuga ni urusaku, ariko we yarazi icyo avuga, yari yamaramaje. Rero mwene data nshuti muvandimwe, uyu munsi ndagukangurira kwegera Imana cyane uko utigeze kuyegera, kuyitakira cyane uko utigeze kuyitakira. Igutegeye amatwi irakumva. Uyu munyakananikazi yari afite iyo ndangagaciro yo kutumva amagambo y'urucantege amuvugira hafi. Icya gatandatu, yari yisobanukiwe. Haleluya! Kwisobanukirwa ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Ntabwo uyu munyakananikazi yari afite ibyisobanuro ngo yiyitiranye cyangwa ibibazo afite abyitirira. Yari yisobanukiwe, yari azi ikibazo afite, yari azi icyamukuye iwe, yari azi igitumye ajya gushaka Yesu, yari abizi, yari yisobanukiwe. Nta bindi bintu byinshi, yari yisobanukiwe ko ari umunyakananikazi. Yari azi yuko ari umunyamahanga, abantu batigeze basenga Imana, abantu basenga ibigirwamana. Ariko aravuga ngo nubwo bimeze bityo uyu munsi nanjye imbabazi z'Imana zangeraho. Nubwo bimeze bityo uyu munsi nanjye Imana yampindurira amateka. Haleluya! Umwana wanjye yakira. Icyo ni Imana ishaka. Imana nishaka ko tuyisomera amadisikuru y'ubuzima bwacu. Imana nishaka ko tuyibwira inkomoko za, irabizi. Imana nishaka ko tuvuga byinshi, irabizi. Ahubwo irashaka ko turasa ku ntego, turashaka iki? Yesu nashimwe. Icyanyuma nsorezaho indangagaciro ya karindwi, uyu munyakananikazi yari yaramaje kwizera. Yesu nashimwe. Kwizera kutajenjetse. Kwizera kutajenjetse kwatumye Yesu amusubiza ibintu bitandukanye n'ibyo amubwiye. Aramubwira ngo sinafata ibiryo by'abana banjye ngo mbihimbwa. Ntabwo yacitse intege. Iyo wizeye Imana ntabwo ucika intege. Bene data nshuti bavandimwe, iyo uzi icyo ushaka, iyo uzi icyo ukurikiye, nta muntu waguca intege muri uru rugendo rw'ubuzima. Maramaza. Yesu nashimwe. Iyo uzi icyo ukurikiye, nta muntu wakubwira amagambo ngo uyakurikire, ahubwo wowe utumbera imbere ugasanga Imana, ugakurikira Yesu. Umunyakananikazi yari yisobanukiwe, yasubije Yesu n'ikinyabupfura cyinshi. Aramubwira ngo ariko izo mbwa nazo
izo nazo zarya ubuvungukira buvuye ku meza y'abana ba shebuja. Ni nkawe yakamubwira ati imbabazi zawe, imbabazi, ibyo bitangaza ukorera abisirayeli, nanjye rwose ndumva uyu munsi byangeraho. Yesu nashimwe. Uyu munsi nawe Imana ikwibuke, uyu munsi nawe Imana ikugirire neza, uyu munsi Imana isubize ibibazo byawe, uyu munsi Imana iguhindurira amateka, uyu munsi Imana ikemura ibibazo wabonaga bitakemuka, kuko imbabazi zayo irazigufitiye, imbabazi zayo irazidufitiye. Ndasoreza mu ijambo riri muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30. Ibice 11 muri Matayo umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, nange muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Uyu munsi bene data nshuti bavandimwe, waba urushye, kandi ibirushya abantu birahari muri iyi si, birahari biradukikije. Ariko nubwo bimeze bityo, ikintu cyose kikuruhije uyu munsi cyereka Imana, cyereke Yesu. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ese uwo mutwaro wawe ushyira Yesu, yarabitwemereye. Kurikira iryo jambo, kurikira ayo masezerano. Yesu arahari kukugirira neza. Yesu aduhana umugisha mwinshi. Uyu munsi waba uruhijwe n'ibyaha, wowe washoboye gukurikira iyi nyigisho, ariko ibyaha byawe Yesu arahari kukuruhura. Sanga Yesu, bwira Yesu, arakuruhura. Uyu munsi waba uruhijwe n'ibintu bitandukanye ariko navuze, ariko Yesu arahari kuturuhura. Kandi yaravuze ngo tumwigireho, ni umugwaneza woroheje mu mutima. Reka gukakaza umutima wawe, si cyo gisubizo. Reka gukakaza imyifatire yawe, si cyo gisubizo. Igisubizo nyacyo ni ukwizera ko hariho imbabazi z'Imana itubikiye, kandi ko Yesu yemeye kukwikorera umutwaro. Oh haleluya. Ndakangurira umuntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, ubuzima bwawe buhereze Yesu. Ibihe birahinduka nshuti muvandimwe, ariko ubuzima bwawe buhe Yesu. Wowe wakiriye Yesu, mukomeze, mufate, mukomereho, mubwire byose, arakuruhura. Imbabazi z'Imana irazidufitiye. Ndashoje rero, Imana ibaha umugisha. Uwiteka Imana nabyishimira, mu nyigisho y'ubutaha nzagerageza kuvugamo ubuhamya butoya, kuko ubuhamya ni bwinshi, ni burebure, ariko nzagerageza gushyiramo ubuhamya butoya. Uwiteka Imana namuha umwanya nzabikora. Reka rero dusenga Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, Mana nyiri imbabazi nyinshi, Mana y'urukundo n'impuhwe, Uwiteka Mana yo mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye, tugushimiye ijambo ry'ihumure uduhaye, tugushimiye ko ari ukiza indwara zose. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo urambure ukuboko kwawe ukize abarwayi bose banduye icyorezo cya coronavirus. Uretse n'icyo gusa kandi n'izindi ndwara zose ubasha kuzikiza, uzikize. Mana ureba abantu bafite ibibazo bitandukanye muri kino gihe, maze aba ari wowe bikemura, kuko uri Imana y'ububasha n'ubushobozi ku bintu byose. Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze kugira ngo usange imfubyi, abapfakazi, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bose, bafite imitima ikomeretse muri kino gihe cyo kwibuka, maze turushaho kwibuka twiyubaka, kuko uri Imana ibidushoboza. Urakoze rero data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, kuko imbabazi zawe zihora witeka. Turakwiringiye muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.